Jado Artist Official ku isonga. Inshuti bakunzi ba Jado Artist Official Art and Tailoring, tubanje kubasuhuza. Njyewe nitwa Jado Artist, nkaba ndi kumwe na Pasi. Kubivuga ufite isoni. Hajya wanabwira amazina yawe. Aya. Aha rero tuje mu kiganiro kigaruka ku bintu bitanu byangiza sosiyete bikangiza nawe ubifite muri sosiyete. Mu gice cya mbere twe twavuze ku bujajwa, Bantu bagira umunwa. ku kutagira ibanga. Twongera tuvuga ku ishyari. Buri kantu twagiye tuvugaho ibibi byako, tuvuga mbega ko atari byiza muri sosiyete. Mu gice cya kabiri rero twe twavuze kuki? Twari twavuze ku buryarya. Ku buryarya. Tuvuga no kwironda. Ibyo byose rero twagiye tugaruka ku bibi byabyo, kandi koko nk'uko mubyumva murumva ko atari ibintu byiza. Mu gice cya gatatu rero ari nacyo gisoza iyi topic y'ibintu bitanu byangiza sosiyete bikangiza nawe ubifite, nawe na nyirabayazana. Yego. Tugiye kuvuga ku businzi. Ubusinzi nabwo ntabwo ari ikintu cyiza. Mu by'ukuri wenda ahantu byumvikane neza, abantu bafata ku gatama, ntabwo inzoga ubwazo ntabwo ari mbi. Agatama si kabi, agasembuye si kabi, ahubwo abagakonsiyuminga Quantity bakonsomye. Quantity bakonsomye iyo igeze mu mubiri wabo ifite uko ibatwara bitewe n'uko barengereye. Yego. Nawe ntabwo uzanywa icupa rimwe, abiri, atatu, ane, atanu, atandatu ngo umwe ikaziye ngo umbwire ko ibyo bintu bizakugendekera neza. Twihuse rero, ibibi by'ubusinzi byaba byinshi, ariko reka duhere ku kwiyandarika. Ushobora gusinda ukagenda ugwagwana mu muhanda, ukagenda wanduranya, ukagenda wiyambika ubusa, ukagenda se uryama tongana, uhuye nawe ukamutuka, uhuye nawe ukamugirira nabi bitewe n'isindwe. Wanyoye wasinze ntukikontorora, byibura ngo uvuge ngo mpuye na runaka, reka muhe agaciro agomba. Ugasanga urengeje urugero, wa muntu ntukimufata nk'uko n'ubundi mwari musanganywe, uramubonamo ubundi ikindi kintu. Icyo gihe rero isindwe riba rigukuye bagukuraho icyizere wari ufite, ugasanga nyine bagushyize mu wundi mwanya utari ukwiriye kuba urimo. Igitekerezo utanze akavuga ati uriya n'ubundi yararangiye, ubundi se yabitekerezaho uriya, nyine ukumva ubaye undi, nyine ntabwo uba ukiri wa wundi basanzwe bazi, bakakugira akazi. Ntabwo rero ikintu cyose wakora wasinze kitari muri kontorori y'ibyo wabikora, bigutesha ikuzo mu bandi. Bivuze ngo niba uhuye n'umuntu ugatangira kumubwira amagambo aterekeranye kubera ko wasinze, niba uhuye n'umuntu ugatangira gutukana, urumva ko biba ari hatari. Bivuze ngo rero iyo ugeze ahantu
ugatangira ukaharyama n'urugero ukaharyama ubyitiranya no kuba wageze mu rugo. yego hari abantu ngo basinda akaryama mu muhanda wamukora akaba wa mugore wanditse nk'isinzira. ari urwenya bavuze ngo umugabo nyine yavuye kunywa haza yasinze akomanze urugi, nyine urumva yasanze biryamiye, akomanze urugi yumva bakinze, ariko we yishyiramo ko ageze mu rugo kandi yageze n'aho aryama hanze. noneho kubera ko wenda navuga ko ahantu bari hari hato, aho abana baryamaga hari hegeranye n'umuryango binjiriramo. ubwo rero ako kanya yararyamye arasinzira, aho azikangurira yumva ashatse kujya kwihagarika, ahita abyuka akubita rwa rugi rwamo imbere anyara hejuru y'abana. mu by'ukuri urumva uwo mwana we ukoreye ibyo ngibyo nka papa urumva yahita agushyira hehe? ni ukugushyira muri classe y'abahwere. papa nyine ni umuhwere. tekereza ako kantu. murumva ko rero isindwe ntabwo ari sawa. ubundi ngo inzoga ntabwo ari mbi kuyinywa, ariko kantite wanyoye niyo ishobora kuguha bya bitekerezo ushaka. niba ari byiza ushobora kubibona ariko utakonsomye nyinshi, ariko bya bindi nyine bikugayisha biva ku gukonsoma byinshi. ubundi bavuga ko ngo umunyarwanda yaciye umugani avuga ko ubundi ngo uyikura mu gicuma nayo ikagukura mu bagabo. uko wayikuyemo nyine uburyo wayinyoyemo nayo hari uko igenda nyine ihindura tumwe mu tunyangingo, reka ariko mbyita, hanyuma ikaza kugukoresha ibyo ushaka. none se niba ugiye wari utashye wagera mu ntuze bikanga, mu nzira bikanga, ukiryamira mu muhanda, uvuga uti nageze mu rugo. ubwo urumva wa mugabo mugenzi wawe usanzwe ukuzi we jesiti yakora papa, uyu ni wa mushuti wanjye koko, mu nshuti ze ugasanga agukuyemo kuko hari aho agukarasa. ahita agushyira ahantu rwose ngo yikura mu gicuma ikagukura mu bagabo. hari n'abandi nabo bavuga ngo yikura mu icupa nayo ikagukura mu ipantaro. kandi koko hari umuntu usinda agata kontorore neza ku buryo rwose no kwiyambarira ubusa mu muhanda nta kibazo ubona bimubwiye. murumva ko rero isindwe ntabwo ari ryiza. bakunzi ba Jawe Artist Official, mujyaho muri komenti namwe mutubwire icyo mutekereza ku bijyanye n'ubusinzi. yego gusa ibyo ari byo byose nzi ko atari byiza. iyo rero ibibi by'ubusinzi ni byinshi nabyo, nk'uko twagiye tugaruka no muri biriya bice bya mbere byabanjirije iki ngiki. iyo utangiye kugenda utukana, ukagenda wifata uko utari usanzwe umeze, mbese bikagutesha ikuzo muri rusange. ibyo bintu murumva ko ubusinzi ntabwo ari neza habe na gato. noneho tuvuga twavuze ko wenda tumera nk'abibanze ku gice cy'abagabo gusa, ariko abagore bo iyo bigezeho isi itanzitse. buriya umugore wasinze we agatsindwa. umugore wasinze we n'amarwara arwariza abagabo, ariko umugore we mana yanjye ni wa wundi. nawe tekereza uwo mugore waryamye ku muhanda kubera inzoga. kandi ni umwana, akarima k'intoryi kari ku nzira, buri wese akuraho urwo ashoboye. ntekereza ko nyine ubwo urumva mu by'ukuri aba yigabuye. ubundi hari isaha
ry'umugore. buriya umugore wagiye kunywa akanywa mbese akikanga ko yabaye umugabo. hambere saa 3 mu kabari wicaye hagati y'iki y'abagabo. iyo saha iba ari iy'abagabo ntabwo ari iy'umugore, kuko umugore we deja aba afite ibyo yagakwiriye kuba ari gukora muri izo saha. so afite abana, so afite inshingano z'urugo, guteka, kugira gute, niyo atabiteka ariko byibura akaba ari muke. ni ukuvuga ngo izo saha za saa 3 ziba ari iz'abagabo. none zigeze nawe wicaye nawe hagati urimo y'abagabo. wicayemo mu by'ukuri nasibwo nkuba wabaye umugabo. nyine ako kikango kaba kajemo ko yabaye umugabo, ariko ntabwo yaba umugabo. urede waba yabaye umugabo kuko za saha z'abagore ntabwo yazubahirije ngo abe ari mu rugo. none si kuba yabaye umugabo bimutwaye iki? sawa nyine ubwo aho aba atari umugabo wa nyawe haragaragara. wa murimi yatangiye kuwusarura niwo wisuye intoryi. nibwo umenya ko utabaye umugabo. icyo gihe uba uri umugore. rero inzoga ntabwo ari nziza ku mugore we. umugore wayinyoye rwose we wayimitse mubwiye ko none si icyo gihe umurima buri wese utangiye gusoromamo urutoryi agenda undi azasoroma agenda. ubwo se wa mugore arabimenya ko hari uko byagenze? yabiyoberwa se? ntabwo yabiyoberwa, ahubwo iyo byagenze gutyo urumva ko ka gaciro yari afite nk'umugore wa runaka nta kaba agifite. arabimenya akanacika intege rwose, ariko kubera ko byarangiye nyine ubwo urumva icyabaye ntacyo yagitangiraho. biba byarangiye. kuko niba hariyo uhanyuze ugasanga ati muzi ko runaka yaraye mu muhanda kandi byamugendekeye gutya na gutya, icyo gihe agaciro baba bagataye. ntabwo buke bivuga ngo ni madamu runaka ati ntuze wa wundi. mu mivugire nyine y'abari kukuvuga ntabwo bakuvuga neza mu by'ukuri, agaciro baba bagataye. aba yabaye inyandagazi. ubwo rero nk'uko umugabo wawe we ni ukurwara isereri. mwana nyagasani. aha ntabwo biba byoroshye. ni ukuvuga ngo byanze bikunze nkanjye nk'umugabo wawe, iyo nkuru ingezeho ni ugupfusha uhagaritse. jesi urumva ryasindwa ahantu riri gushyira rirashyira ku gusenyuka k'urugo. kuko mu by'ukuri niba umugabo yamenye ko wagiye uranywa ntimwajyanye, wagiye uranywa urakonsoma urenze urugero, bigeze n'aho ugeza kuri iyo ngingo. ariko si ko bagiye bavuga ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe, buriya amafuti y'umugore we si bwo buryo bwe. bana yaje tugiye kujya kuri uwo mugani sinzi ko nabona ibyo mvuga, kuko nanjye ubwanjye sinzi uburyo nabisesenguramo. iyo umugabo yakoze amafuti baravuga ngo nibwo buryo bwe. n'isi umugore we nibwo buryo se yari akwiriye gukoramo ibyo bintu byitwa amafuti. n'isi ubundi ubwo iyo mvugo ubundi ishingiye ku kisobanuye iki? naba ngiye kubeshya. ni kudefanda gusa nyine, wenda ifuti ry'umugabo ntabwo warigereranya n'iry'umugore. wenda ntekereza ko ari bwo buryo wenda baba bashatse kubivugamo. kuko umugabo dufatire nko ku rugero rw'ubusinzi nyine turi kuvugaho. uko wafata umugabo wasinze ntabwo ariko wafata umugore wasinze. kuko umugore we rwose erega buriya umugore niwe wakakwiriye kuba nyambere yo gutanga urugero rwiza ku buryo n'umuco. ariko iyo umuco wacuyiye ku mugore biba byarangiye. n'ubundi tujya tubibona nko ku basazi. yego abasazi mu by'ukuri tubivuge mu mvugo yacu. abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe.
uburwayi bwo mu mutwe. yes, ni abafite ubwo burwayi cyangwa ubumuga. Ntacyo ku bantu bafite uburwayi bwo mu mutwe, aho kugira ngo uhure n'umumama wambaye ubusa buri wahura n'umugabo. Yego, rero byumvikane ko iyo ibintu bibi byagaragaye ku mugore, cyane cyane ibyo turi kwibandaho, ntabwo biba ari byiza habe na gato. N'amapfire wa mugani umugabo. So bakunzi ba Jao Jado Artist Official, reka iki kiganiro tukisubikira ahangaha. ni ugusubika kuko twe ntiturasoza ibiganiro, turahari igihe cyose. Reka tugisubikira ahangaha. Namwe muri komenti mugende muduha ibitekerezo, mutubwire muti se ibi mwavuzeho nibyo, ariko mwibagiwe n'aka ngaka, mwari kongeramo n'utu kugira ngo ikiganiro kiryohe. Nubwo twakise agace ka gatatu gasoza ibintu 5 byangiza sosiyete, bikangiza nawe ubwawe wowe ubifite, ariko bitewe n'ibitekerezo muzatanga muri commentaire cyangwa muri comments, dushobora no kuzakora n'akandi gace bikaba byinshi cyane, kuko birahari byinshi. Intego yacu ntabwo ari ugukora ibitunezeza, ahubwo ni ugukora ibibanezeza kandi bigira n'icyo byubakaho muri sosiyete. Murakoze rero, jyewe nari Jado Artist, nkaba nari kumwe Pasi. Murakoze cyane. Jado Artist Official ku isonga.